Hari abantu banyura mu buzima bagasiga amateka, ariko hari n'abandi basiga umurage w'ubugingo mu mitima y'abantu. Zimukwiye Atanazi yari umwe muri abo babyeyi badasanzwe. Yabaye umubyeyi wuje impuhwe, umugore wihangana, umukristo w'ukuri, n'umuntu wakundaga abantu bose. Mu buzima bwe bwose yarakoze, aritanga, ararera, arakunda, yunga abantu, yubaka amahoro, afasha abakene. Yabaye umubyeyi ku bana be, ku buzukuru, ku nshuti, ku baturanyi no ku bantu benshi bamubonagamo umutima wuje ineza. Nubwo ubuzima bwe bwanyuzemo ibigeragezo byinshi, ubuhunzi, ubuzima bugoye n'imirimo ivunanye, ntiyigeze areka kuba umuntu wuje urukundo n'ubworoherane. Uyu munsi umubiri we ntukiri kumwe natwe ku isi, ariko izina rye, ibikorwa bye n'urukundo rwe biracyariho. Atanaziya Zimukwiye ntiyapfuye, yimutse ku isi ajya mu buzima bushya. Twizera ko ubu ari mu mahoro y'iteka mu ijuru, aho atuye iruhande rw'uwo yakoreye ubuzima bwe bwose. Iki gitabo mu minsi mike itarambiranye kizaba cyasohotse mu icapiro, kigaragara no ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze, muzagisome, cyane cyane nk'abana bavutse batamuzi n'abandi bazavuka bazagira amahirwe yo kumenya amateka y'iyo ntwari. Hari aho bazagira indangagaciro mu gufataho, kandi zikazakomeza, kuko umuntu ubuzima burarangira bwa hano ku isi, ariko bugakomeza ahandi. Muri make ntabwo yapfuye, ibikorwa bye bizakomeza byivugire, kandi tuzahora tumwibuka.